Yesu ashimwe bene data, nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Mbanze kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere yo kuganira reka tubanze dusenge Imana, kuko Imana ariyo nziza. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ubutware, tuje imbere yawe Mana muri aka kanya. Tugiye kumva ijambo ryawe Uwiteka, ijambo ryawe rihindura imitima y'abantu, ijambo ryawe rikomeza abantu, kandi ritubera impamba, ritubera inkota mu izina rya Yesu, maze ridufashe muri byose. Buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe rigira aho rimukura naho rimugeza, ni mu izina rya Yesu turakoze, amen. Yesu nashimwe bene data. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo umumaro uva mu gusenga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Gusenga ni intwaro yakoresheje abantu benshi. Gusenga ni intwaro umukiranutsi akoresha. Gusenga ni intwaro iyo uyikoresheje harimo imbaraga. Hari imbaraga ziva mu gusenga, hari imbaraga z'amasengesho. Iyo umuntu yasenze Imana iramusura. Iyo umuntu yasenze Imana yumva gusenga. Iyo umuntu yasenze Imana iruruka igakora. Mwene data, ndagukumbuza gusenga. Mwene data unkurukiye muri aka kanya, ndagukumbuza gusenga. Imana yacu nishimwe. Reka mvuge kuri bamwe bakoresheje intwaro yo gusenga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Danieli yakoresheje intwaro yo gusenga, akajya asenga akongera agasenga. Uko Danieli yasengaga niko Imana yamwongeraga imbaraga. Uko Danieli yasengaga niko Imana yazaga ikabana nawe. Uko Imana yasengaga Imana ikamusura. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Tugiye kumva inkuru y'umugabo umwe wasenze. Tugiye gusoma mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere umurongo waho wa 4. Durasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe. Reka dusome. Amen. Haleluya. Titire y'amagambo iravuze ngo gusenga kwa Danieli. Murongo wa 4 uravuze ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsenga imbere y'Imana nyir'ijuru n'isi. Amen. Haleluya. Ahangaha tusomye ijambo ry'Imana. Nehemiya arasenga. Nehemiya yumva inkuru z'i Yerusalemu. Nehemiya yumva ko i Yerusalemu hamaze kuba amatongo. Nehemiya yumva ko i Yerusalemu hasenyutse. Amaze kumva izo nkuru z'iwabo, ngaricara ararira. Imana yacu nishimwe. Amarira urira ajya agera imbere y'Imana. Agahinda n'umubabaro ugira bijya bigera imbere y'Imana. Ngo nuko Nehemiya amara iminsi ababaye, ngamarana iminsi umubabaro. Ngo nuko nyuma yo kubabara ngarapfukama, ngarasenga, yiyiriza ubusa, ahamagara Imana. Ngo yiyiriza ubusa arasenga. Mwene data, nusenga ikibazo wari ufite, ikibazo kizarangira. Mu gusenga kwa Nehemiya, Imana yumvise gusenga kwe. Ubwo Nehemiya yajyaga kwaka urwandiko rwo rwaratanzwe. Ubwo Nehemiya yajyaga gusaba urwandiko rwo kujya gusana i Yerusalemu, ngaragenda yasenze. Iyo dutambutse twasenze, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Haleluya, haleluya. Iyo twasenze Imana irigaragaza. Mwene data akunda gusenga. Mwene data nusenga amateka yawe azahinduka. Mwene data nusenga ubuzima bwawe buzahinduka. Umumaro wo gusenga. Imana yacu nishimwe. Ubwo Danieli yasengaga, Imana yamukuye mu rwobo rw'intare. Saduraka na Meshake na Abedenego barasenze bahamagara Imana. Nyuma yo guhamagara Imana, Imana ibakiriza mu itanura ry'umuriro. Imana yacu nishimwe cyane. Iyo umuntu yasenze akaba imbere y'Imana, nari nkubwiye ngo umumaro wo gusenga
kunda gusenga mwene data. Iyo wasenze abadayimoni baragutinya, iyo wasenze abadayimoni barahunga, iyo wasenze abakurwanya begezwayo, iyo wasenze haleluya abadayimoni barahunga, iyo wasenze imbaraga z'Imana ziramanuka, kandi imbaraga z'Imana zikamanuka. Iyo imbaraga z'Imana zamanutse ziraza zigakora ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Mwene data, nshuti y'umusaraba, nshuti dusangira urugendo, reka muri aka kanya ibyawe byose bizava mu gusenga. Amasengesho usenga, ngo gusenga k'umukiranutsi kujya kugira umumaro iyo asenganye umwete n'imbaraga.